ibintu byose ubikora neza. Reka mbikwereke ngaho reba. Oya ntabwo nanjye ibingibi nabyemera. Ndikukubeshya do ndikukubeshya. Bite kwagaza nyine ntaki sikumva numeze gutya mbwira neza kuko ibintu byose ni ibisubizo nagiye ibyangombwa nabibonye nta kibazo gihari hakutubayeho neza guturana urugo rurimo amahoro. Oya tuza irekure ubu ndumva mfite azi kubona utsinda umubyeyi yakoze buri kimwe agurisha ibintu byose kugira ngo wige uratsinze ubu ngubu uzi ko nabonye akazi. Natsinze nyine nabonye akazi banyemereye akazi ubwo rero urumva ngomba guha keya umukecuru wanjye nkamutungura namara kumutungura ewana nkamukorera surprise nyine tukishimana ahubwo umubyeyi wanjye ari kugira ngo mukorera kaka. Ubuse waruzi ko mbona se wababaye waruzi yuko nari butsinde subugara mfere urabona nishimye umuntu yuko rero nawe ukunda kuvanga ibintu umuntu aba yimere neza umuntu yatsinze ariko akakubona nagahinda. Shut up tete kabo namahura ari muri uru rugo ngo mani ibyo bintu ishime nyine nezero urumva shaka kugenda mu modoka ndabizi ukunda imodoka nicyo kintu cya mbere nanjye ndi buhire urabizi ko nyikunda tuzajya tugendamo nka famiye yose sibyo petit frère ariko tuza ibintu uko bikora uzaruzi ko Imana izatugeza ahangaha ubu se ko mbona umeze umumama nabyumva noneho arishima cyane 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 abuze imvune yadutayeho uribuka twigwa ducukura imitoko y'ibijumba hari akatwitaka tugabura ko gati mwabana banje mwe reka mbiteho wige bizakugirira akamaro. Ndabyumva aba yaratureze akatwitaho nta kintu nyine atadukoreye I know ndabizi ariko nyine byabaye. Rero simugiye rwose sinzi impamvu umeze gutyo kandi ndabona turi kuganira neza twishimanye ishimeye kure nicyo cyabura kuko nezeza koko cyasha uzi ko ndi kukubiki ntabwo ndi kukubikije uzabona ibintu byose byikoze da nyine byabaye nese urajya ngubwire ngo iki byabaye ubaye iki ntabwo bikunejeje ibyo nahuye na byose ntabwo nyine binshimishije. Iki cyabaye cyatumye usa gutyo wifashe gutyo yego nawe urakaze. Oya mbwira ndashaka guhindura mama akaba neza noneho akagaragara ko atavunikiye ubusa. Ntabwo wumva keneye nkubwire yuko byabaye ntabwo wumva uraza wibwiza uvuga amagambo ukavuga ngo ibi ngibi wivugisha amagambo menshi ntabwo wumva ko urugo nta mahoro rurimo. Oya ntumbwire ngo biri kunshigisha bikanshigisha umubiri wose nkumva birazamuka ntabwo wakakwiriye ko utari kumva ikintu kukubwira kuba watsinze ndabyumva yapfuye. Oya ntumbwire inde wapfuye oya ntumbwire inde mama ntabwo yapfa
oya byagenze gute nari ndi kumanura kiriya kintu hariya hejuru kugira ngo tuze kwicara hano turi kwitegura icyo kirori nese iyo ukimanura neza nese nari kukimanura neza gute nari nzi ko ahari wanyumvise gihita kimanuka kimugwa mu mutwe ahita apfa niho wamwishe wicitse mama wamwishe ute ntabwo ibi byumva ni gute mama yakita kuri buri kimwe cyanjye narangiza nkamubura nkahomba gutya oya kawereka mama uramwishe hariwe nayo ngiye kwitura ineza yose yangiriye ubwo rero ntabwo mama yapfa yavunikiye bino bintu byose ngiye yankoreye ubwo ngiye kumenyera oya ubwo nyine nawe icyo wituye cyose nicyo ushaka gukora ibintu byose ubikora neza reka mbikwereke ngaho reba oya ntabwo nanjye ibintu ntabwo reba ndikukubeshya do ndikukubeshya ma Petit frère, bimeze bite? Relax, tuza shyira umutima hamwe. Tuza nta kintu gihari kibi. Siko ndose wishima mama. Yambaye nka njyewe nicamo. Wowe ndose inzozi pipe. Mama ari he? Ege inzozi. To ari hariya. Ndose burira hejuru ugiye gutegura ahantu turi bukorera ikirori nk'ikintu kimumanukaho ngo kimukubita umutwe ari kuri kumbwira ubwo nibyo wari uri kumbwira nawe ngo kimuguyeho ari wowe ugitura nawe nyine urabyumva tujye twirinda gupfa kubwira inshuti zacu ibintu bibi kuko ntabwo ubuzi byayibayeho hari igihe washiduka yapfuye